Tariki ya 22 Mata mu 1994 ni umunsi wabaye mubi cyane, by'umwihariko ku batutsi bari bahungiye hahoze ibiro bya komine Huye mu majyepfo, kuko bishwe urubozo batwikishijwe esanse. Ubwo bwicanyi kandi bwarakomeje n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Urugero, interahamwe zishe abatutsi b'abagabo mu mpunzi zari zahungiye mu rugo rukuru rw'abapadiri bera ahitwa kuri Centre d'études de langue africaine Sera, munsi ya kiliziya ya Sainte Famille. Ni ubwicanyi bwakozwe ku mabwiriza y'abategetsi barimo Perefe wa Kigali, Colonel Tarsisi Renzaho. Mu majyepfo ho abatutsi bahungiye kuri komine Huye baturutse Mbazi, Maraba, Ngoma, Matyazo ndetse na Gikongoro. Abapolisi n'abasirikare bahagose iminsi 3. Amazi barayaciye nta ujya kuvoma, babanza kubicisha inyota n'inzara. Bigeze ku 22 Mata ahagana saa 9 z'amanywa haje imodoka yuzuye abasirikare n'interahamwe za ruharwa. Uwo munsi hishwe abatutsi barenga 35,000. Bamwe batwikishijwe esanse bahinduka umugina w'ivu. Ryarayowe rishyingurwa mu gihe cyo kubashyingura mu cyubahiro nyuma ya jenoside. Ku rwibutso rwa jenoside rwaho hashyinguye imibiri irenga 42,000. Hari kandi abatutsi biciwe Isovu mu nzu y'ababikira no ku kigo nderabuzima cyaho. Bo bari bahungiye kuri monasteri y'ababikira b'aba Benedictine iri Isovu no kuri centre de santé yabo. Umubikira wayoboraga iyo monasteri, Mukangango Consolata, bakunda kwita Sœur Gertrude, na mugenzi we Mukabutera Julienne Ser Kizito banze kubakira, ariko baranga binjira mu kiliziya ya monasteri, abandi bajya kuri centre de santé. Bamwe bari bahungiye kuri paruwasi gatolika ya Rugango n'Igihindamuyaga. Abari bahahungiye babarirwa hagati y'5,000 n'6,000. Ku wa 22 Mata ahagana saa 2 nibwo bagoswe n'interahamwe zirabica. Hari kandi abatutsi biciye Gisagara mu murenge wa Kansi. Abo barimo abiciye ku kiyaga cya Cyamwakizi. Abenshi babaga baturutse Nyaruhengeri, Huye, Nyaruguru, Nyamagabe no mu tundi duce twa Gisagara. Bageze muri centre ya Gikore, interahamwe zabanje kubaka ibyo bari bafite byose, zirababoha, hanyuma zirabashorera, zibamanura umuhanda wose ugana Cyamwakizi baboshye kandi bambaye ubusa. Bagiye babica umugenda, abageze Cyamwakizi barabatema babaroha mu mazi. Abatari bahwanye babakurikiye mu mazi n'ubwato, babatereramo amacumu. Aho hiciwe imbaga itabarika kandi imibiri myinshi ntiyashoboye kuboneka ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Kuri uyu munsi kandi mu 1994 hari abatutsi biciwe ku musozi wa Bibare muri Kamonyi. Umusozi wa Bibare uhereye mu mudugudu wa Nyenyeri, akagari ka Bunyonga mu karere ka Kamonyi, ariko kera hari muri komine Kayenzi yayoborwaga na Mbarubukeye Yohani. Abatutsi bavuye muri komine Rutobwe, Nyabikenke na Musambira bari mu bahungiye kuri uwo musozi. Bahasanga abatutsi bari basanzwe bahatuye. Igitero cyo ku itariki 22 Mata, abaturage b'abahutu n'abatwa bakigiyemo bagiye guhashya abatutsi bamaze iminsi birwanaho. Kimwe cyaturutse muri komine Rutobwe, ikindi gituruka ahitwa Marenge, n'icyaturutse ahitwa Mwiraro. Muri ibyo bitero abagore b'abahutukazi nibo babanje kohereza imbere ngo barwanye abo batutsi. Abatutsi babanje kwirwanaho, noneho abicanyi batangiye gukoresha grenade n'imbunda. Bamaze gukoresha intwaro zikomeye, abaturage batangiye gukoresha intwaro gakondo bahuhura abatari bashizemo umwuka. Kuri iyi tariki kandi abatutsi bakomeje kwicwa hirya no hino. Hari nk'abiciwe Gisagara mu murenge wa Kansi, hari abiciwe ku musozi wa Nzaratsi mu karere ka Ruhango, abiciwe ku musozi wa Kabakobwa mu karere ka Huye n'ahandi. Uyu ni umwe mu minsi igaragaza ubukana jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe mu gihe cy'iminsi 100.